Ku bantu bakoresha telefone za Android, hari ukuntu ufata telefone yawe wafungura nka application runaka cyangwa se platform runaka waba utangiye nko gukora cyangwa se uri nko gukinira nka game, ugahita ubona hahise hazamo ama ads cyangwa izi message zo kwamamaza. Hakaba hari ibiza binasakuza ku buryo wumva bikubangamiye, ndetse bikanagusaba ko utegereza kugeza birangiye kugira ngo ubashe gukomeza, bikaba byatwara na data zawe. Muri iyi video ngiye kukwereka ukuntu ibyo bintu wabikuramo. Urafata telefone yawe, nurangiza uze muri settings, nugera muri settings ukanda hano handitse network and internet, numara kuhakanda urascrollinga umanuke hano hasi ahantu handitse private DNS, numara gukandaho ujye hano handitse private DNS provider host name, nurangiza wandikemo dns.adguard.com. Numara kubyandikamo urahita ukanda hano handitse save. Ukimara gukanda save